Muraho neza turabaramukije aho muri mu mpande zose zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe wakwibaza ngo ni he turi nta handi ni kuri mubwire uti ni iki babwira abandi tubabwira ko ari beza ko tubakunda ko tubashimira ko ari ingenzi mu buzima bwacu nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi barakomerekejwe n'amagambo atari meza abantu babwira bacibwa intege abantu badashimirwa ibyiza bakoze twaravuze ngo ni iki twakora twaravuze ngo reka tuzane uru rubuga rwo kubwira abantu ibyiza byabo byo kubashimira ugashimira umuntu agihari akibasha no kubyumva naha rero nta handi turanashimira cyane natwe abantu bemeye kubana natwe bakoze subscribe bakurikirana ibiganiro byacu Imana y'amahoro ibaha umugisha reka rero twamamariza abantu bashaka kudodesha imyenda myiza y'ubukwe ibirori bitandukanye cyangwa iyo kwambara mu buzima busanzwe nta wundi wakudodera bikagenda neza ni Grace kuri 0788509573 Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge arakudodera neza bikarushaho kugenda neza hanyuma bashaka kwambara imyenda myiza ya caguwa muguze imyenda myiza nunu arabambika muri shike winjire ku muryango wa Access Bank uhita ukurikizaho umuryango wo kwa Nunu wamwandikira no kuri WhatsApp wamuhamagara kuri 0788 uwo ni Nunu hanyuma imodoka nziza za Mybrid Fabiola nawe arabafasha kuri 0788133097 hanyuma abakeneye indabo nziza gutegura mu nzu muri jardin ni jardin nziza n'amavaze meza Ivete nawe araza akagukorera mu rugo rwawe hagasa neza nimero ya Ivete ni 0788651258 uwo ngo ni Ivete arabafasha bigende neza uyu munsi rero ikintu tugiye kuganira uyu munsi ngiye kuganira n'ababyeyi muri rusange uyu munsi narebye ibintu bikeya mbabwira umubyeyi wari wese yaba umupapa yaba umumama umubyeyi akwiye kwitaho ariko cyane ababyeyi b'abamama mubona ko akenshi ni gake ababyeyi b'abapapa hari abapapa bakeya bakora nk'iby'abamama bagakoze ariko akenshi icyo mvugira mubona ko abamama aribo bakunda kuba bari kumwe n'abana cyane ubwo rero abamama mwumvireho ndetse n'abapapa ibintu ababyeyi bakwiye kwitaho cyane kugira ngo abana babo barusheho kugira ubuzima bwiza barusheho kuba abana beza kandi bameze neza ikintu cya mbere rero nabonye umubyeyi akwiye kwitaho ku mugihe ari kumwe n'umwana we nimba uri umubyeyi ukaba ugiye ahantu mugiye gutembera n'abana cyangwa se muvuye mu rugo mugiye kuri alimentation cyangwa se mugiyanye abana ubajyanye ku ishuri wenda muri kugendana n'amaguru kirazira kugenda ko abana aribo bagenda ku ruhande rwegereye umuhanda ugasanga umubyeyi araho afashe umwana cyangwa n'undi muntu uri kurera umwana umufashe mu kuboko kwegereye ibinyabuziga hoya rwose kuko imodoka ishobora kuza ikamuhushura cyangwa igare rikamuhushura cyangwa moto ikaba yamutwara kuko umwana yegereye umuhanda ujye ufata umwana mu kuboko kundi kutegereye umuhanda tuvuge niba turi kugenda gutya umuhanda ari aha nawe uri aho kugira ngo umwana umutwarira fata ukuboko hano ariho utwarira umwana bizarushaho kurinda umwana ndetse no kuvuga ngo ya mpanuka yazitunguranye izagire gute izagende ntiyegere umwana ikindi kintu rero kindi nabonye ababyeyi bakwitaho ababyeyi ugasanga ni mu gihe cy'ubukonje ni mu gihe cy'imbeho ni nk'uko muherekeje abantu cyangwa musuye abantu ukabona umubyeyi yibutse kwifubika cyangwa yambaye umwenda ufite amaboko cyangwa arasohotse bagiye guherekeza abantu ati tereka mfata akajakete abatuye n'umwana uko umwana yiriwe agapira uko umwana yirirwanye isengeri uko umwana atifubitse ni mu mvura cyangwa ni muki aramufasha aramusohokana hoya rwose ugiye wumva ari umuganga wigeze kutubwira ndabyibuka kera nari nafubitse umwana nanjye cyane umwana twamufubitse bikabije ye n'umushuti wanjye twagiye gukingiza bagiye kureba umwana rero basanga umwana yatutubikanye muganga aratubwira ati se mwebwe ko mutifubitse turamubwira ati twe twumvaga hashyushye ngo none mwebwe murashyushye none rero ukuntu umwana mwamufubitse igihe wumva ushyushye n'umwana abashyushye nimufuke uwo umwana yaragiye kwicwa n'ubushyuhe ikintu rero mbivugiye biravuze ngo nimba hari igihe cyo kwifubika wikwifubika we mukuru ngo umwana agire gute umwana aba ari mu bukonje umwana uba utamufubitse cyangwa ugasanga uri mubyeyi uri mu nzu wicaye mu nzu umwana umaze iminota nk'ingahe nk'ibiri yose wibereye mu nzu ntabwo uzi n'ahantu umwana ari wenda umwana yagiye mu bizi hanze hari amabasi arimo amazi cyangwa n'amazi mabi
cyangwa n'ibyobo birimo amazi ugasanga umwana yabigiyemo, ukaba ari ahantu ugiye ugasanga utwana udutoki twakonje, utuboko twakonje, imipira yatose. Wowe uri umuntu mukuru ko utagiye muri ibyo bizi. Ibyo bintu rero nk'ababyeyi tujye tubyitaho, twite ku bana. Nimba ari igihe cyo kwifubika twifubike, nimba ari igihe cyo kwifubukura tubafubukure, nimba hashyushye mwambike nawe utuntu dutanze amahoro. Ikindi, ababyeyi konsa umwana uri kwibereye kuri telefone, usanga umeze gutya uri kuvugana n'umuntu cyangwa uri kuri chat, urangariye kuri WhatsApp, umwana uri kumutamika ibere. Wenda n'akana gato katazi no kuvuga, ari umukuru we wonka we abizi, ahita akubwira ati mama urakora bibi, hari ubikubwira. Ariko nk'iyo ari akana gatoya ushobora no kwibeshya ibere ukarimushyira mu mazuru cyangwa ukarimushyira ahantu hatagenewe kujya ibere, ugasanga umwana uri kumutsindagira ibere mu mazuru kubera ko uri kurangara, warangariye WhatsApp, warangariye chat, cyangwa uri kugaburira umwana. Ibyo bintu nimba uri umubyeyi, telefone wishyize ku ruhande, ubanze wonsa umwana. Kurya konsa umwana munarebana ngo byongera urukundo, ndetse n'umwana ababona ko umwitayeho. Niyo tuvuge ko nta n'urukundo, ababona ko ibyo uri gukora utabimwitayeho. Ariko nimba umwonsa umureba mu maso, agusekera, kureba, arabona ko nyine umwitayeho, ari we uhanze amaso. Ariko iyo uhanze ibindi amaso uba urangaye. Yego, mwirinde rero kugaburira abana, kwambika abana, kuba uri kumwambika umupira ukumushyira muri no kuri telefone, ntabwo ari ibyo rwose. Umwana mwiteho, icyo uri kumukorera cyose uba ari we wagihanze amaso, ari cyo nyine ureba. Nimba umwana ari ukumwonsa mwonse, telefone uba uyiretse, uze kuba wakwitaba abo bantu nyuma. Ikindi rero ni ukumenyereza umwana ikintu kindi ababyeyi bakwiye kwitaho. Ugasanga ababyeyi bari kumenyereza abana kubakorera ibyo abana bashaka, kandi wenda abana nabo ni amafuti. Ugasanga umwana yamenyereye ko nimba ari ukurya ni telefone, nimba mutampaye telefone sinde burya, nimba mutakoze iki ntabwo bigenda gutya. Oya rwose, iryo naryo ni ikosa. Ikindi kintu ababyeyi bamwe na bamwe usanga bakora kitari cyiza, ugasanga umubyeyi yanze guheka umwana we, ugasanga ntabwo kudaheka umwana, kutoza umwana we, kutamugaburira, byose bikajya bikorwa n'abakozi. Ugasanga nyine umubyeyi ari aho yimereye nka vaze, kandi wenda ari no mu rugo, si uko ufite akazi kenshi mu gihe bidakorwa kuko afite akazi kenshi. Ariko nawe nimba ufite akazi kenshi, igihe ubonye akanya, nimba ubonye akanya muri weekend, kugira ngo akanya wabonye ube wiruka utazi abana bawe uko boga, utazi abana bawe uko bameze, nawe rwose ufite zero ifite amatwi, wa mugani wa babandi. Ugasanga umubyeyi ari mu rugo, kana gaburira umwana, kana oza umwana, kana heka umwana. Hakaba ari n'abadashobora guheka abana babo, ngo ni ukugira ngo hari babandi batabonsa ngo amabere atazagwa, batabeka ngo amabere atazagwa. Naje no gusanga hari n'abakozi nabo ngo badashobora guheka abana, ukajya umubwira ati heka umwana, ukumva ntabisha, ngo umwana aba yabyanze, kandi nawe ngo arabyangira iki, ngo amabere yabo atazagwa. Ibyo bintu rero ni bibi rwose, ababyeyi tubyirinde. Ikindi rero nabonye nibyo ngibyo byo kwanga konsa umwana, ugasanga uri kwanga konsa umwana ngo amabere yawe atazagwa. Ibyo rwose birimo n'ubujiji, kuko umwana uko yonse ugize umugisha, kereka umwana yaryanze cyangwa amashereka yabuze, ariko umwana wonse neza n'abaganga bari kubwira ko agira ubudahangarwa, abafite ubuzima bwiza. Ikindi rero ugasanga ababyeyi bamwe bari kwicisha inzara, ntibashaka kurya ngo ni ukugira ngo batazabyibuha, kandi wenda bari no konsa. Icyo gihe nabyo ibyo bintu ntabwo ari byo. Nimba uri ku kiriri, nimba uri mu gihe cyo kurera bebe, irya kugira ngo urye ibiryo bifite intungamubiri, kugira ngo umwana wawe abone amashereka meza. Ikindi rero, kuba umukozi yamenya icyo umwana wawe akunda kurusha wowe. Ugasanga umukozi ari kuvuga ngo ngo umwana ngo ntabwo abikunda, ngo ntabwo akunda kurya ibyo ngibyo, ntakunda kurya ibitoki, ntakunda kurya amakaroni, ntakunda kurya ibi. Ugasanga we nta makuru na make ufite yo kumenya ngo umwana wanjye yahaze iki, wenda umwana wanjye igikoma amaze kugihaga, ubakeneye kuba yanywa amata. Ahubwo umukozi kubw'impuhwe n'urukundo abafitiye no kuba afite umwana, akaba ari bumenye, ukabona yahinduye. Uti se ko watetse ibi? Ati rega bire wari wambwiye guteka umwana ntabikunda. Nimba byarakubayeho bakanabikubwira, wigaye, kuko ntago wigeze wita kuki ku nshingano zawe. Ikindi rero, kudahana umwana kandi yakushije, ugasanga nyine buri munsi bembereza, icyo nacyo ni kibi.
hana umwana, ureke kuba wamuhana nabi, ureke kumukubita nk'umujura, ureke kumuhana nyine wihanukire n'umujinya n'abadayimoni bose ngo we bakuzure ufate umwana umuhondagure. Oya, ariko nimba akosheje muhane neza mu kinyabupfura ndetse umwereke ko ikosa ari ribi kugira ngo atazarisubiramo. Hanyuma ikindi rero, ababyeyi bakunda gusuzugurana, ugasanga wenda gusuzugurana abana bareba, cyane cyane bamwe baba bafite amakimbirane. Icyo gihe ni bibi kandi nabyo bigira icyo byangiza mu mikurire y'abana, ushiduka abana batameze neza, ibyo rero nabyo ni bibi. Hanyuma rero ikindi, kutita ku bana, ugasanga ababyeyi bariyambika neza, barasa neza, bahora batembereye, bahora bagiye ahantu heza, ugasanga ababyeyi igihe bibaye ngombwa ko bazana abana, ubonye abana uyobose aba bana nta mwenda bagira, nta rukweto bagira, urukweto rwabaye bya bindi biti bibondi, kandi se ari muri kositime n'umushati w'umweru n'umusogisi w'umweru, na nyina araho tiriragera na ruje iragera, umwana nta mwenda afite, no kugira ngo bamujyane babuze n'icyo bamwambika. Ibyo bintu rero ni ibintu bibi. Ababyeyi uko mwiyitaho, uko muharanira ubuzima bwanyu, uko mushaka ubuzima bwishimye, uko mushaka kuba mu mibereho myiza, ni munate no ku bana banyu, abana banyu bagira ubuzima bwiza ndetse bagire n'imikurire myiza. Umuntu nabona umwana wawe ajya kubaza ngo uyu mwana bamusize iki, kandi nta n'ikidasanzwe bamusize, uyu mwana wamugaburiye iki. Ntabwo tuvuze ko ababyibushye cyangwa basa neza aribo bafite ubuzima bwiza. Babyeyi mwite ku bana banyu, mubahe ubuzima bwiza, ibizira ibyo mubona bituma imibereho y'abana itagenda neza mubirwanirize kure, kuko abana bakwiye kwitabwaho, abana bakeneye urukundo. Hari ababyeyi usanga bavuga ngo oya ngo nitwe ba mbere, ugasanga wenda umugabo n'umugore baraho baritanaho bonyine, barakundanye bonyine, barasohotse bonyine, ati abana baje mu buzima bwacu nyuma. Hoya rwose, wagize amahirwe wowe warakuze. Birasaba rero ko umwana nawe umubungabunga, umwana ukamwitaho, umwana ukamuha urukundo, kandi mujye mumenya ko icyo umuntu afite nicyo atanga. Ngiye naje gusanga abantu benshi bafite ibikomere, bafite n'ubuzima buba butabaryoheye hanini, byapfiriye mu mikurire yabo. Rero kugira ngo abana bacu bazagire imiryango yishimye, imiryango izira amakimbirane, imiryango izira ibibazo, imiryango yishimye nyine, batange urukundo, batange amahoro n'ibyishimo, bizava kuri twe bitewe n'ibyo twabahaye, bitewe n'ibyo twabavomere, bitewe n'amahoro babona mu miryango yabo. Rero abana nimubiteho, mubaho urukundo, aho mutembereye mujyane n'abana, abana batinyuke, abana bamenye abandi. Nimba umuntu ari inshuti zawe afite abana, umwana abazi n'abana b'uwo muntu w'inshuti yawe, nawe akubwira ati nkumbuye bebe kanaka, nkumbuye ko nabona kanaka, bizaba ari byiza. Murakoze rero, ndabashimiye, mukomeze mubane natwe, dushimira cyane cyane abantu rwose mukora subscribe ndetse abantu mukora share, mukavuga ngo ibi biganiro byacu bigere kure. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, Kristo abaho umugisha kandi ajye abashyigikira, uko channel yacu irushaho kugenda izamuka, namwe muzamuke mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mukomeze mubane natwe, mutwandikire muri comment, mumbwire nti ise ibintu ndi kubabwira ni bizima, ibintu ndi kubabwira murabikunze, ibintu ndi kubabwira murabona ko ari ngombwa cyane ntago mubikeneye. Hanyuma nimura mutanabikeneye mutubwire ibyo mukeneye, nimubona dukwiye kugira ibyo twongeramo no kuzamura, turabikora rwose, turahari ku bwanyu. Hanyuma nimba ushaka kugira uwo dutungura, uwo tubwira ibyiza bye, uwo dushimira, uwo dukorera surprise ku munsi w'amavuko, duhamagare gusa, cyo twandikiye kuri WhatsApp, turakugera rero rwose, tumubwire ngo uri ingenzi, tumubwire ngo turagukunda kandi turagushimira. Nanjye ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze muryoherwe, umugisha w'Imana ubomeho.